Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugarukanye ibyiringiro, tugarukanye kwizera, tugarukanye umunezero n'ibyishimo muri kino gitondo cy'umugisha, kuko twongeye kubana mu bihe byiza byo kuganira ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, muri kumwe n'inshuti yanyu, muvandimwe wanyu mwene so Mwiseneza akaba ya Chrysostome, musanzwe mubana buri gitondo cy'umugisha. Amahoro y'Imana abane natwe. Tugiye gusoma amagambo y'Imana yanditswe mu butumwa bwa Yesu Kristo, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Luka. Kuko bwanditswe na Luka, turasoma igice cya 19, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Ni amagambo menshi ariko meza ari bugufashe kugira ngo dusengere umunsi wacu. Umwami Yesu ashimwe cyane. Yesu ageze i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumo ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, mugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Haleluya, haleluya. Iri ni ijambo ridufasha n'ubundi kuzamura kwizera. Uyu mugabo aranezeza cyane, ajya afasha kenshi kubera kwizera yagaragaje. Yari umukoresha w'ikoro, ntabwo ari umuntu wakiranukaga. Niba ari abantu bangwaga cyane muri iki gihe cya Yesu Kristo, abantu abayuda batitagaho, abantu abayuda bandaga urunuka, abantu abayuda bitaga ariko abanyabyaha, ni abantu bitwaga abakoresha b'ikoro. Abantu bakaga imisoro, bari abantu b'abajura, bari abantu b'abanyabyaha, bari abantu badakora ibyiza, bari abantu badashima Imana na gatoya, ndetse n'abantu ntibabanezererwe. Ariko uyu mugabo yumva ibya Yesu. Amakuru ya Yesu Kristo aranezeza cyane, imirimo ya Yesu iranezeza cyane. Imana ishimwe, imirimo ya Yesu iranezeza cyane. Haleluya. Imirimo ya Kristo iranezeza cyane. Ushime Yesu, ushime Kristo, kubera yuko ugira imirimo itunezeza. Imirimo yawe iratunezeza Yesu. Imirimo yawe ni myiza cyane, inezeza abagukurikiye. Zakayo wakumvishe, yumvisha amakuru yawe ngo arirukanka. Arirukanka ati, reka ngende njye kureba Yesu. Uwo muntu wahora bavuga, uwo muntu ntarabona, uwo muntu numvisha amateka ye, numva ko ari umuntu udasanzwe, kubera ko ingewe najya kumureba. Agira amatsiko gusa yo kumureba, agira amatsiko gusa kugira ngo arebe uwo muntu uko ameze, arebe umuntu uko asa. Uwo muntu ukora ibitangaza ni muntu ki? Uwo muntu ukora ibitangaza ni muntu ki? Agenda agiye kumureba. Haleluya, Mana yacu y'icyubahiro. Ariko noneho rero ngo ahageze asanga mu by'ukuri nawe n'ikibazo nk'icyo wa mugore twize mu minsi yatambutse twavuzeho. Uyu mugore nawe ngo abantu babaye benshi, ariko arabyigana akora ku mwenda we. Zakayo waba ngo njyewe ni mugufi kandi abantu ni benshi cyane, kumureba birangoye, reka nirukanke njye kurira igiti. Ngo yurira igiti cy'umuvumo. Umunsi wa none wurira igiti cy'umuvumo. Uyu munsi wa none wurira igiti cy'umuvumo. Uyu munsi wa none wurira igiti cy'umuvumo. Uyu munsi wa none Yesu nagucika utamubonye. Uyu munsi wa none rebebe skaradiye muri kino gitondo
urira igiti cy'umuvumo. Yesu Kristo nakusige ntatambuka utamubonye. Birakwiriye kumubona uyu munsi wa none, birakwiriye kumubona kandi kwizera kwawe ubashe gushyikira ubwiza. Haleluya. Kalando sile bene shayini, ubashe gushyikira ubwiza bw'Imana. Haleluya. Zakayo aravuga ati mbese namureba gute, uriya muntu namureba gute yurira igiti, ariko ngo Yesu amugezeho. Haleluya. Munda Yesu amugezeho, arareba aravuga ati Zakayo manuka, nakubonye. Abandi bose ntiyabitaho, abandi bari bamuzengurutse ntiyabitaho, ntiyakomeza kubareba. Areba umuntu uri igiti, yurira igiti umunsi wa none Yesu arakubona. Niurira igiti umunsi wa none Yesu arakudebeneshayine, arakwitaho. Niurira igiti umunsi wa none Yesu arakirebeneshayine, arakureba kwiteho, arari wawe atahi wawe. Icyama Yesu agatahi wawe, icyama Yesu akabi wawe. Nubwo abantu babyishimira cyangwa babyishimiye, na Zakayo ntabwo abantu babyishimiye. Zakayo ntabwo abantu babyishimiye. Yesu avuze ngo ngiye kurara kwa Zakayo, abantu baravuze ngo dorere bagiye gusangira none se n'abanyabyaha. Ariko arangira bati nta kindi cyanzanye, naje gushaka intama zazanye. Haleluya. Ntabwo abazima ari bo banzanye, ahubwo nazanye no gukiza abagize gute, abafite ibibazo by'indwara, kugira ngo nabo bakire babe bazima. Ikindi kintu cyanzanye ni kugira ngo abantu bari mu kaga babone amahoro. Rero ntabwo Zakayo nareka kumwitaho, kubera ko nabonye ko nshaka, nabonye ko nkeneye, nanjye ngiye kumugira neza, nanjye ngiye kumutabara. Aragenda arariwe. Ikintu cya mbere Zakayo yakoze, yuhuye na Yesu, ikintu cya mbere ukora urihana umutima wawe. Ibyo wakora urabireka. Ubusambanyi uragenda ukabushyira ku ruhande, ubujura ukabushyira ku ruhande, kubeshya ukabushyira ku ruhande, abantu kerebeneshayine, ishyari wagiraga ukabishyira ku ruhande. Makonta silevo ya grere brene mamba deskalami. Haleluya. Haleluya Yesu we. Haleluya. Haleluya. Uri Imana nziza yo kwizerwa, uri inshuti nyanshuti yabura guseruka mu byago mu makuba. Uwiteka byose irandyawe Imana, icyo cyo nabusaga Imana kizabura cyateka. Ugirira imbabazi abagushaka mwete bazakubona. Wagirira imbabazi Zakayo, ni umunsi none ba Zakayo barahari, wabagira imbabazi, wabatabara, wabarengera. Abantu data wa twese mu ijuru bashaka kugeraho, nyamara badafite ubushobozi, ni bagufi cyane. Nyamara Nyagasani Imana data wa twese mu ijuru wita no kuburi igiti, wita no kubazamutse bakurira igiti. Abo ngabo bitaho, ita ku bantu bawe Imana, ita ku bantu bawe. Zakayo wamwitayeho, mujyana mu rugo, ujya gusangira nawe. Uyu munsi wa none reka usangire n'abantu bawe, uyu munsi wa none reka usangire n'ubwoko bwawe, uyu munsi wa none reka usangire n'abagushaka kandi bakubone. Kandi aba bantu bari guca bugufi. Ikintu cya mbere umuntu akorera we na Yesu, aca bugufi, akiyana ibyaha, akareka ibyo yakoraga byose akabivamo. Zakayo yaravuze ngo abantu nambuye bose ngiye kubishyura, kandi bikubye inshuro nyinshi, kandi ngiye gufasha abakene. Niko yavuze. Yesu naraniraga ngo kuva uyu munsi wa none uri umuryango wa Aburahamu, nawe ubaye umwe mu bantu b'Imana, nawe ubaye umwe mu bwoko bw'Imana. Mwene data unyumva uyu munsi wa none, uyu munsi wa none nawe waba umwe mu bantu Imana yishimira, nawe waba umwe mu bantu Imana ikunze kandi ihaye icyubahiro, kandi waba umwe mu bantu Imana ihaye umugisha wo kwinjira mu bwoko bw'Imana. Uwiteka Imana turengere kandi dufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana ndagushimiye, reka umugambi wawe akomeze kuba kuri twebwe, dukomeze kwishimirwa nawe no gufashwa nawe Mana, kandi amahoro yawe utangire ubuntu abe ku bantu bawe, abe ku bwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryawe rigende rimenagure imitima y'abana b'abantu, ryaho rivana ubwoko bwawe rigeza naho ribageza. Kubw'ubuntu bwawe Nyagasani Imana data wa twese mu ijuru, buri muntu wese amenye ikimukwiriye, amenye icyo akwiriye gukora, amenye Nyagasani Imana, kandi agire kwizera yuko ushobora byose, nta kibasha kurwanya umugambi wawe. Natwe umunsi wa none tuzongere guhura mu gitondo cy'ejo dushima izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen.